twese twihana. Yesu ntabwo yadutangarije itariki umwaka cyangwa ukwezi azagarukaho, ahubwo yatubwiye uko bizamera, none ibyo yatubwiye ntawe utabibona. Icyo dukwiriye gukora bene data, nitube maso twihane tumara baje, nitumwitegure. Umwami Imana niteze isezerano, nuko bamera n'ababitekereza, ahubwo twihangane ridashaka ko hagira n'ukuri kugira wese. ahubwo ishaka ko Bose bihana, ahubwo ishaka twese twihana. ahubwo ishaka Bose bihana, twese twihana. Dore ejo bundi himanukiye icyorezo gihagarika indege duhera mu mazu, kiduhaye agahenge kidupfuka iminwa, dutera metero ngo tutacyanduzanya. Isaha yo gutaha saa moya mu mazu, ubukwe bwo butawa n'abandi 10, sinacyo wumvamo. Umwami Imana niteze isezerano, kuko bamwe bajya baritekereza, ahubwo itihanganira idashaka ko hagira n'umuri kugira wigeze. ahubwo ishaka ko Bose bihana, ahubwo ishaka twese twihana. ahubwo ishaka Bose bihana, ahubwo ishaka twese twihana. Kandi n'akataraza tugategereze, kuko uko byahanuwe nta kizasigara, n'ibyago by'imperuka nabyo bizasukwa, kugura kugurisha nabyari ibibazo. Hahirwa baba maso badakebakeba, nimuze tuba abakobwa b'abanyabwenge, ntidukarambirwe. Umwami Imana niteze isezerano, kuko bamwe bajya babitekereza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umuri kugira wigeze. ahubwo ishaka ko Bose bihana, ahubwo ishaka twese twihana. ahubwo ishaka Bose bihana, ahubwo ishaka twese twihana. ahubwo ishaka Bose bihana, ahubwo ishaka twese twihana. Tugiye kuzabona umwanya wo kubona Yesu mukore mu biganza bye, tugiye kuzabona umwanya wo kubona Adamu mubaza ibyo muri Edeni, nzaba nambaye kudapfa nitere hejuru ko Satani atakimbonye. Dufite ibyiringiro byo kuzagerayo kuko Yesu yacunguye. Iyo byari bazi ku buzima nkabona bibabaje, abantu barapfa bakababazwa ukabona bidakwiye, reba ikanera gukumbura nazongera kubabara, nta nibabwira ni mw'ijuru ni naho iwacu.
kuzabona umwanya wo kubona data mubaze ibyo muri Edeni njye nzaba nambaye kudapfa nitera hejuru ko Satani atakimbonye njye mfite ibyiringiro byo kuzagerayo kuko Yesu yacunguye ngerayo nzafata ukuboko kwa Yesu kuko ngiye kuzabona umwanya wo kubona Yesu mukore mu biganza bye ngiye kuzabona umwanya wo kubona data mubaze ibyo muri Edeni njye nzaba nambaye kudapfa nitera hejuru ko Satani atakimbonye njye mfite ibyiringiro byo kuzagerayo kuko Yesu yacunguye ngiye kuzabona umwanya wo kubona Yesu mukore mu biganza bye ngiye kuzabona umwanya wo kubona data mubaze ibyo muri Edeni njye nzaba nambaye kudapfa nitera hejuru ko Satani atakimbonye njye mfite ibyiringiro byo kuzagerayo kuko Yesu yacunguye njye mfite ibyiringiro byo kuzagerayo kuko Yesu yacunguye kuzabona umwanya wo kubona Yesu mukore mu biganza bye ngiye kuzabona umwanya wo kubona data mubaze ibyo muri Edeni njye nzaba nambaye kudapfa nitera hejuru ko Satani atakimbonye njye mfite ibyiringiro byo kuzagerayo kuko Yesu yacunguye njye mfite ibyiringiro byo kuzagerayo kuko Yesu yacunguye Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndashima Imana kubw'uyu mwanya, nshimira bene data bagize korali Shalom Singers, nshimira Twiyarure. Imana ibaha umugisha. Nawe ufite inshingano, dusenge. Mana yacu uri mu ijuru, turagushimira yuko utwitaho. Turagushimira yuko kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe waduhetse ukatugeza iki gihe tugihumeka. Uwiteka ubishimirwe. Tubaho mu buryo butandukanye bitewe nuko data mwiza, bamwe babaho mu buzima bugoye, abandi babaho bitabagoye, ariko twese hari icyo duhuriraho. Uduha umwuka wo guhumeka, uhimbazwe. Uwo nta wabasha kugura, nta wabasha kuwishyura. Ikindi nta bazamu tugira badukangura. Uwiteka ni wowe ubimenya ukadukangura mu gitondo, nabyo ubishimirwe mwami Imana. Nuko rero n'uyu mwanya ubwo tugeze aha tubumbuye ijambo ryawe, abariho twigishiriza mu izina rya Yesu. Amen. Nawe ufite iki? Tubumburiye hamwe ubutumwa bwiza bwanditswe na Dr. Luka, umwe twahoze tuvugaho mu gitondo, igice cya 10 umurongo wa 25 niho turahera. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndaga ubugingo buhoraho? Uyu yaraje agira ngo agerageze Yesu. Imyaka n'imyaka mu bihe bitandukanye abantu bagiye bahura n'ibigeragezo. Birashoboka yuko nawe mu buzima bwawe hari ibigeragezo wagiye uhura nabyo. Hari ushobora kuza aje kugutira umwambaro, hari ushobora kuza aje gusaba ikibiriti, ariko akaza ari ikigeragezo. Hari n'ushobora kuza kugusaba umunyu, ari ikigeragezo kuri wowe. Aha rero Yesu nawe haje umuntu mu iteraniro rye. Ahari hari uri hano utazi n'ibya Yesu ibyo ari byo, ariko uzabimenya uko uzarushaho kuza muri amateraniro. Ndagira ngo mwumve impamvu y'isanganyamatsiko dufite hariya mwagiye mubona imanitse. Noneho ngo
ngo aramubwira ati mwigisha nkore nte kugira ngo ndague ubugingo buhoraho. Ariko reka mbabaza bano bantu dufite izi korali zaririmbye, reka menera ibanga ibyo wenda bamwe mutamenye. Izi korali twagize zadufashije mu buryo bubiri. Uburyo bumwe, korali twiyarure yadufashije kumenya iby'ubuzima bwa buri munsi tubamo mu ndirimbo. Ese murabyumva? Badufashije kumenya iby'ubuzima bwa buri munsi tugira gute? Yewe menya mutakurikiye. Bose barasubiramo. Badufashije gusobanukira iby'ubuzima bwa buri munsi tugira gute? Tubamo. Noneho Shalom iyo idufasha umugabane ukurikira ubu buzima, ishaka kutwereka nyuma y'ubu buzima turamutse twemeye ijambo ry'Imana tugatsinda aho Imana yagize ite ishaka kutujyana. Imana ibaho umugisha. Nababwiriza babiri ariko bafite inganzo zitandukanye kandi zose zuzuzanya. Amen, amen. Niwumva indirimbo jya amatwi umenye mbese n'ikiri kukubakaho. Noneho ngo mbabaze ikibazo rero noneho nkira aha ngaha, mbese ikibazo uyu muntu yabajije cyari cyiza? Ngo mwigisha nkore nte kugira ngo ndague ubugingo buhoraho. Mbabaze iki kibazo cyari cyiza? Sinzi ndumva abahana inyuma, iki kibazo cyari cyiza? None se mwebwe ubwanyu ubu ngubu uyu mugoroba ni mwakibaza? Imana iguhe umugisha. Ngo nkore nte kugira ngo ndague ubugingo buhoraho. Reka mbabwire, Dr. Michel haguruka. Bamwe bagira ngo wenda uriya baririmbye bavuga bati n'abaganga, uri ni dogiteri, ni muganga. Ibyo kubavuga ati n'abadogiteri turabakingura, buriya ari rige no kwa muganga mu ivuriro ry'iwawe bajya bagwayo. Ni rwose yicarira. Kandi babaje basanze dogiteri kandi abamuhungiraho hariya Gikonda wari baba baza bavuga bati nimbona Dr. Michel kirakemuka. Yahagera dogiteri yakubitaho icyumvurizo baterega birahwanye. Ngo bigize gute? Birahuye biranze rwose. Bikaba biranze. Iki kibazo rero cyari ingenzi. Noneho Yesu aramubaza ati nawe aramubaza ati byanditswe bite mu mategeko, icyo asomamo ni iki? Arangije aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko ugira ute. Yesu aramusubiza ati ushubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko mwumve abantu mwe, iri jambo ryo rindya mu bwonko. Ariko sinzi niba hari umuntu uzi imbaraga se. Imbaraga se muzi icyo ari cyo? Ese ziraryana? Uzi imbaraga se? Cyangwa umuntu akagize ingorane akagira inda mu mutwe, zirakugezengereza ugashima, watega n'igitambaro ukajya ugihindura kandi saa kugihindura itaragera. Bitewe nuko bibaye maze iri jambo naryo mabwire ngo ariko washatse kwigira iki? Sinzi abafite biramuharebe. Ngo washatse kwigira iki? Shyashya. Umuntu wigira shyashya ariko sinzi na umuntu wigira shyashya. Ni ikinyarwanda kimbitse. Ngo ariko ashatse kwigira shyashya. Abaza Yesu ati harya mugenzi wanjye ninde? Haramureba tarumva haravuze ngo ningira ntyo nzabona ubugingo. Ariko ngo ariko atariko Yesu harya se ubwo se mugenzi wanjye ninde? Cyegisho cyacu cy'umugore cyavuga ngo ufite iki? Yesu aramusubiza ati mukurikire tujyane. Hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura. Ariko mbabwira ino haba abajura. Sinzi niba imwendo wabona hararokotse. Ino haba ibisambo bashobora kwiba n'igitoki. Muze hati gusa. Numango umva mbese bashobora kugushikuza telefone. Yewe numango umva ibisambo ntaho na kera byagize gute? Byahozeho. Uyu muntu rero ngo yari yiviriye Yerusalemu
amanuka Yeriko. Wenda tuvuge umuntu yaravuye mu mujyi hari i Nyarugenge, arazamuka anyura hejuru hariya, arazara agiye kumanuka hariya ku mafarashi, maze yimanukira akayira kariya, amanuka agira ngo azimwendo, kuko ziko hariya hari akayira tujya tunyuramo, maze ngo ndavaga Yerusalemu ubwo ni Nyarugenge hari i Kigali, ari kumanuka muri kariya kayira kara hejuru, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, baramuniga, urumva baramukubise, barakomerekeje, baramuniga, benda kumuhorahoza. Barangije umugabo wenda ari Nyagamba, aravuga ati sha murashaka wikisha, muramugwa muri mu kirwa, arwana nawe barangara gukomeza uvuga tugusakura, aratuza. Burya rero iyo haraho bigera umugizi wa nabi yakuzigirije, wareba n'ijisho afite, wabona arimo azamuye n'icyuma, kavuga uti wo kagira Imana we enda byose bijyane, ndajyana ariko ngira ute musige, uremera ukayamanika. Ariko aravuga bati rero ntabwo twagusiga gusa, tugomba gusiga tukugirira nabi kugira ngo utabyuka ukadukurikira. Bamuhandagura ibintu, baramukomeretsa, arangije abaye inoge, arangije ngo barigendera, bamusiga ashigaje hatakagira ate agapfa. Nuko pasitoro cyangwa padiri cyangwa musenyeri, Bibiri ivuga ngo nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, upasitoro uje imwendo cyangwa musenyeri cyangwa bishopu ugiye gusoma misa n'iki, aramanuka amugeze iruhande, atwaye isakoshi irimo ibitabo, atwaye Bibiliya, amugeze iruhande, kandi yambaye na karuvati n'ikote, undi se wenda yambaye ikanzu, undi yambaye n'ishati yabigenewe ifite n'akantu k'akamenyetso. Araza amugeze iruhande, aramureba, aramwitegereza, ati aramureba, abanza kureba, uyu no muri baba Kristo se muri mu muryango remezo, abanza akarareba atariko se ko mbona nta n'ishapura afite, rebye arayibura, rebye atariko se ko mbona nta n'icyigisho cy'ishuri cyo kwisaba atagira, ashakishije Bibiliya iruhande rw'arayibura, arareba ati ndabona nta n'igitabo cy'indirimbo agira, uyu se ubu ngubu twaba duhurira mu rusengero, twaba duhurira mu kiliziya, arebye buri kimenyetso abura na kimwe cyatuma yamwitaho nk'umuyoboke we. Arangije nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye agira ate, aricara. Niko handitse, abafite Bibiliya abazifite, agira ate, arakikira, agira ate, arigendera. Munyumvire namwe, mwumve mu gitondo twarebe hamwe ngo tugomba gutangirira, ugomba kumenya gutangira hagomba kugira gute. Munyumvire abayobozi dufite mu idini, abayoboke, mwumve abayobozi dufite mu itorero, nuko bameze. Nongo uraba uri mu ngorane, waburaye, wabwiriwe, warwaye, ntashaka gusuhuza, kuko burya mbabwire, umuntu ufite inzara uramureba ukabibona. Mbese nibyo? Nese umuntu yabona iminwa yarumye, urwanga rurimo ruramanuka rya, waza bamugera uruhande, Yesu ashimwe, Imana iragukunda mwene data, haleluya, aravuga amen, abivanye nta nesoni. Arangije aramurebye ngo arakikira, agira ate, reka dukurikire twumve. Noneho hakaba n'abadiyakoni rero. Ese abadiyakoni murabazi? Insengero zose zirabagira, abo n'abarewi rero, urumva bavuze umutambyi, noneho ngo haza n'umurewi, abo n'abadiyakoni n'abakuru b'amatorero. Ubwo bari bashoreranye, urumva bari mu nzira bajya mu nshingano z'itorero. Umutambyi yabanje, ubwo umurewi agize ate, araje. Kandi umuntu banize aracyari hehe, araryamye, ari hasi, ari guhorota, ari kuvirirana, amaraso atungereza, agira atya. Noneho ngo n'umurewi ahageze nawe abigenza atyo, ngo nawe agira ate, munyumvire, ngo nawe agira ati abigenza atyo. Amubonye arakikira, arigendera. Ariko umusamariya, ngo umuki ariko abantu batagiraga n'idini, bantu batajya bajya no mu rusengero, wa muntu ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho. We yari mu rugendo, atajya no muri gahunda zo gusenga, ntabwo yari agiye mu rusengero. Bari bari mu nshingano z'idini, bagiye mu idini,
bagiye gusenga, bagiye kubwiriza, bagiye kwita ku byo batorewe. Noneho ngo umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye ngo abyiza ate, ese umutambyi yamubonye? Mwumvire, umutambyi yamubonye umva yarakanuye rwose kurusha isamaki. Yaramurebaga akareba, kuko ngo yaramurebye aramureba, arangije ngo agira ate, arakikira. Umurewi nawe yaramubonye, arangije arakanura, arareba, arahenguza, arakenguza, arareba, abona wapi arigendera. Ariko ngo umusamariya amaso turebesha twese nangaye namwe. Ariko ngo umusamariya wari mu rugendo nawe aramugeraho, amubonye amugirira iki? Niki cyakamuye impuhwe mu bugingo bwawe? Byagenze bite ku buryo impuhwe zigukamukamo ugasigara umeze nk'igisheshe, ugasigara umeze umva, bikageza igihe utakibasha no gusuhuza n'umuntu? Kera wahuraga n'abantu ugasuhuza, impuhwe ziri kugenda zishira mu bantu kugeza igihe n'umwana ujya kubona ukabona rwa rugwiro rwo kuyambira abantu nta rukibaho. Uyu mwuka uturutse he utuma nta mpuhwe ziba mu bantu? Maze ngo uyu musamariya wamubonye amugirira iki? Impuhwe. Amugirira impuhwe, aramwegera. Nyumvire nawe, ntabwo abantu bazaza kumva ijambo ry'Imana ari uko tubahiseho, ahubwo ugomba kugenda ukamwegera kandi ukagira akayihayiho muri wowe kavuga utari ku uyu muntu yarimbuka, amaherezo byazaba iki? Uyu muntu yabura ubugingo ntabwo nazabibazwa. Kuki hari abamwe muri bagenzi banjye bagiye kurarika, mwumbabare banyamwendo si ukubarega, ariko bavuze bati ariko se muje kuturarika muri abashyitsi abinaha ko batatubwiye? None se arakubwira kandi yarakoneshereje? Wagiye kureba imyaka usanga ihene ze zayiriye, none se yaza ate kandi azi ko yakoneshereje? None se yaza ate kandi wari warateretse agatoki k'inyamunyo mu rutoki, wajya kukareba ugasanga yaragahaguye we yakavanyemo, wahera ujya kumurari kuzi ko mwambuye. Yarawaraza uti rero mumaye bibirahodi nzabigweje bundi rwose mfite ahantu hariya, maze wabimuhereza hehe niyo nzira? Ni ikibazo. Noneho numango hano icyo tubona ngo uyu musamariya yamugiriye iki? Impuhwe. Arangije agira ate? Mwumva izi ntambwe mumfashe tuzijyane. Ngo agira ate? Aramwegera. Arangije amupfuka inguma, amwomoza amavuta yerayo. Urumva ko uyu muntu yari afite amavuta agenda nayo urugendo yo kumufasha. Na vino bayikoreshaga mu buryo bumeze nka rikoro, ngo abanje gufata vino aba ariyo yogesha ibyo bikomere kugira ngo ikore mu mwanya wa rikoro. Arangije asuka amavuta yerayo kugira ngo abashe komora izo nguma. Noneho ngo amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Amen. Ngo yamujyanye ku icumbi ry'abashyitsi aho yari gucumbika kugira ngo agire ate? Ariko se bibindi gusuma aba bantu bari hera ngo kugira ngo agire ate? Ntabwo yamujyanye mu bitaro, ahubwo aho yagombaga gukodesha kuri hoteli. Yaravuze ati rero n'ubundi mfite aho ndi bukodeshe mu icumbi ry'abashyitsi, reka mujyane, niba amafaranga y'abashyitsi ndagaragaza ko afite n'umurwayi. Ubwo ni ukuvuga ngo aho yagomba kwishyura uwo muntu umwe arishyura abangahe? Aba babiri. Munyumvire namwe, uwo mugogoro yemeye kwishyiraho we yari no mu rugendo, nta n'isano bafitanye, nta nubwo babangikanye imirima, nta nubwo baturanye. Maze ariko mwarese tugasaba Imana ikaduha uyu mutima. Haleluya. Ikaduha uyu mutima. Maze arangije uyu muntu bukeye bwaho, Bibiliya itubwira ngo bukeye bwaho ntabwo ari bukeye bw'uwo munsi, ahubwo abanditsi babiri bavuga bati hashize igihe, nyuma y'igihe runaka. Nicyo Bibiliya bivuga, bukeye bwaho nicyo Bibiliya bivuga. Ngo nyuma yaho, nyuma y'igihe runaka, yenda idenari ebyiri aziha nyir'icumbi. Ngo azihe iki? Nyir'icumbi ati umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Haleluya.
Haleluya. Ngo nzabikwishyura ngize ne? Nuvuga ngo yaracumbitse aho hantu ariko ari mu rugendo kandi azagira ate? Azagaruka hanyure asubira iwe. Aravuga ati rero igihe nzagarukira nkongera gucumbika ahantu ngiye gusubira mu rugo, ibyo uzaba waramutanzeho birenze ibyo size nzagira ne? Nzabikwishyura. Izina ry'Imana rihimbazwe. Maze Yesu byamutwaye umwanya kugira ngo uyu muntu amwereke ko umuntu wese afite inshingano kandi yirengagije. Arangije Yesu aramubaza ati none utekereza ute muri abo bantu batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Ninde? Aramusubiza ati nuwamugiriye iki? Imbabazi. Ntaho yari kubihungira, nubwo yari yahoze yigira cyaca, naho yari kubuhungira. Arangije Yesu aramubwira ati genda nawe ugira ute? Ugira utyo. Ndasabira umuntu wese uri muri eteraniro kugira ngo ibi byumweru bibiri ishuri tugiye kwinjiramo, ibyigisho tugiye kwiga, ni ibiduhamagara kugira ngo twigane Yesu. Haleluya. Twigane Yesu. Wagaragaje urugero rwiza, akagaragaza ko tugomba kwa abantu baho umuntu wese agaciro, wirengagije inkomoko y'umuntu, wirengagije akarere k'umuntu, wirengagije indeshyo ye, ukamenya ko twese twaremwe ku ishusho y'iki? Y'Imana. Imana idufashe mu mugoroba kugira ngo umuntu wese Imana imuhindure amateka. Ngwino tujya muri iri jambo, tuvome, tuvumbure, tumenye Uwiteka icyo adushakaho. Maze bidatinze ubwo Yesu wemeye gukora umurimo w'umusamariya mwiza, akaza akadusanga mu nzira, akadusanga mu byaha, mu ntege nke, mu matiku, mu macakubiri, ariko yemeye gutanga ubugingo bwe ku bwacu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ubwo azaba aje bidatinze, aje kujyana itorero, tuzagaragare natwe ko twemeye kugira ikirenge muke. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ni bande bifuza kugira ngo iyi nshingano Yesu yaduhaye tuzayisohoze? Uwiteka Mana ishobora byose, turagusaba kugira ngo tugire neza. Ubwo Yesu yagaragaje ko umuntu wese agomba guha agaciro mugenzi we, kandi tukaba abantu b'abanyempuhwe. Data, urukundo rwawe wagaragaje ucungura isi nirwo rugaragaza ko natwe tukwiye kuba bagira urukundo, kandi hari urukundo no hagaragara impuhwe. Ubitubashishe Mwami kugira ngo tugendere mu ijambo ryawe nk'uko wabigaragaje, mu izina rya Yesu. Amen.